Igihe wisanze uri wenyine, nta nshuti nyinshi ugira ndetse uhanganye n'ibibazo by'ubukene kandi bigukomereye kubona uwagufasha cyangwa kubona ibigutunga bihagije. Inshuti yanjye, impamvu ni uko uri umunyabwenge cyane kandi ukaba ufite umucyo mwinshi. Igihe ufite uru rumuri, umuntu wese ufite umwijima muri we ntashobora kukwegera, kubera ko ushyira ahabona ukuri bari guhisha mu mitima yawe. Muri iyi video tugiye kureba inzira yihariye umuntu watoranyijwe n'Imana anyuramo. Abo bose bagenda mu nzira yo kuzamuka cyane mu buryo bw'umwuka. Turareba impamvu abatoranyijwe n'Imana bisanga bari bonyine, batandukanyijwe n'abandi bantu, nta nshuti cyangwa undi mubano bafitanye n'abantu. Turaza kandi kurebera hamwe impamvu abatoranyijwe n'Imana kenshi bisanga mu bukene, bari muri sosiyete aho abantu baha agaciro kugera ku butunzi kurusha ibindi bintu. Ariko igikomeye, turaza kuvumbura impamvu imibabaro yabo ishobora guhinduka isoko ikomeye y'imbaraga no gukura kuri wowe ndetse bikakuremamo umuntu wagombaga kuba we. Abantu benshi bari bonyine kandi mu bukene ni abanyembaraga kandi ni abantu badasanzwe. Uri umunyembaraga, uri wenyine ndetse ushobora kuba uri n'umukene. Biri guterwa n'uko uri hejuru y'igipimo cy'abantu basanzwe. Kuba wenyine n'imibabaro yawe birememo igikoresho kiguha imbaraga no gukura kandi uremo umubano ugendanye n'intumbero y'ubugingo bwawe. Kuba wenyine ntabwo ari impanuka, ni ikintu gisanzwe ku bantu bose batoranyijwe n'Imana. Mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bigomba kubaho mu buzima bw'abantu baca muri iyo nzira. Ushobora kwibaza impamvu ufite umutima w'ubugwaneza, ugira ubuntu kandi utanga ubufasha mu mibanire yawe n'abandi, nyamara abantu bakagenda bakuvaho mu cyimbo cyo kuza bagusanga. Kuki bisa nkaho nta muntu n'umwe ubasha kukumva? Gusa ariko uko kuba wenyine ntabwo ari igihano, ahubwo bikomoka ku mbaraga zawe wifitemo n'urugendo rwawe rw'umwuka wihariye udasangiye n'abandi bantu. Utandukanye n'abandi bantu bose bakuzengurutse kandi iryo tandukaniro baryiyumvamo cyane kurusha uko bigaragara. Ufite imbaraga zihariye zigoranye kwihanganira ku bantu benshi, by'umwihariko bakibayeho mu buzima burimo ubwoba, gushidikanya ndetse no kutareba kure. Nk'umuntu watoranyijwe n'Imana, imbaraga zawe zihishura ukuri abandi batiteguye guhangana nako. Bihinduka ingorane ku kwikunda bo bafite, bikabategeka kwirebamo mu buryo bo bumva ko byababera byiza iki kintu kitabayeho. Iyi niyo mpamvu ku bantu batoranyijwe n'Imana bibagora kugirana umubano n'abandi bantu. Si uko hari ikintu kibi uri gukora, ahubwo ni uko kuba mu bantu kwawe ubabera nka miruwari ibereka ibintu biri muri bo batiteguye kwakira. Ibi bituma abantu bajya kure yawe babizi cyangwa batabizi. Ariko se kuki ibi bibaho? Reka twinjire mu mikorere y'umwuka ituma ibi bibasha kubaho. Gusa mbere y'uko dukomeza, reka nguhe umukoro gatoya. Fata akanya gato ujye muri comment wandike ijambo amena, uhamye kwamamara k'ubutumwa bwiza. Niba utarakora subscribe kandi bikore utazacikwa ihishurirwa nk'iri. Ikindi, like yawe irakomeye cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Wowe nk'uwatoranyijwe n'Imana, hari urumuri rw'umwuka ufite, ariko uru rumuri ntabwo ari ikintu gishobora kugaragara ku buryo bworoshye, ariko abakuzengurutse bararwumva muri bo. Ni ubwoko bwo kurabagirana mu buryo bw'umwuka bushobora kumvwa n'abandi bantu nubwo badashobora gusobanukirwa mu by'ukuri ibyo bari kwiyumvamo ibyo ari byo. Urarabagirana muri wowe.
Ubusanzwe uru rumuri rwakabaye rukurura abantu rubazana iwawe, ariko uru rumuri ruranabirukana igihe cyose rubatera kwibonamo umwijima uri muri bo. Bitekereze muri ubu buryo: nk'umuntu uba mu cyumba kijimye agera igihe kuri we akabifata nk'ibisanzwe, arabimenyera nubwo umwijima utuma hari ibyo atareba. Ntabwo aba abyitayeho kuko kuri we nibwo buzima bwe. Noneho nk'igihe winjiye muri icyo cyumba utwaye urumuri rwaka cyane bitunguranye, icyumba kigahita kibona ibintu byose bikagaragara, ibisa neza n'umwanda byose, umukungugu utabonekaga kubera umwijima. Ibi ni ibintu bishobora kubangama rwose ku muntu wakuze amenyereye umwijima. Ibi ni byo biba mu mubano wawe n'abandi bantu. Iyo winjiye mu buzima bw'umuntu runaka, urumuri rwawe ruhita ruhishura ibintu byose bihishe muri we, ibintu ashobora no kuba adatekereza ko biri muri we. Bishobora kuba ari ibikomere afite muri we, kubura amahoro cyangwa ubwoba atabashije guhangana nabyo. Kuza mu buzima bwe kwawe bigatuma ibi bintu bijya ahagaragara, bikamubuza amahoro, bigatuma ahitamo kujya kure yawe. Ibi ntabwo bivuze ko umubano wawe kuva na mbere ari mubi, ahubwo bisobanuye ko abantu bakomeza kuba mu buzima bwawe ni abo ngabo biteguye guhangana n'umwijima uri muri bo. Abo ngabo bafite ishyaka ryo gukura no guhinduka, kandi aba bantu baboneka gake cyane. Niyo mpamvu ushobora kwisanga abantu bakuri hafi ari bake cyane, kandi nabo bazaba ari ba bandi bafite umucyo nk'uri muri wowe. Indi mpamvu ikomeye umuntu watoranyijwe n'Imana yisanga ari wenyine, habaho guhungabana kw'imbaraga mu mubano we. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, imbaraga zawe ziba ari umwihariko, ziremereye kandi zikurura abantu zibazana kuri wowe. Abantu benshi mu buryo batazi bisanga bakururwa n'urumuri rwawe kuko bumva ari byiza kuba iruhande rwawe. Imbaraga zikurimo zibongerera kuraje, zituma bumva bamerewe neza. Kenshi abantu bakiyumva neza igihe muri kumwe, ariko ntabwo ari buri wese ukururwa n'uru rumuri rwawe ufite ubushobozi bwo kuguha ibihwanye n'ibyo agukuraho. Ibi birema guhungabana kw'imbaraga mu mubano wanyu. Aho ukomeza gutanga urumuri rwawe, ugatanga ubufasha bwawe, ariko wowe nta kintu uri guhabwa. Nyuma y'igihe bishobora gutuma usigara wiyumva utakaza imbaraga. Ushobora kubibona ko nyuma yo kumara igihe kinini ubana n'abantu runaka, wumva unaniwe, uhangayitse cyangwa wihebye. Ibi ni ukubera ko abo bantu bari kugutwara imbaraga kandi bo nta kintu baguhereza. Nubwo batabizi, bari kugukoresha nk'isoko y'umucyo kuri bo kugira ngo biyubake, nyamara bo nta bushobozi bafite bwo kugira icyo baguha gihwanye n'izo mbaraga. Ku batoranyijwe benshi, ibi bibatera kujya kure y'abantu babamaramo imbaraga. Ushobora kwiyumva uri kugenda uhinduka umuntu utoranya abo ushobora kubana nabo, ugahitamo kuba wenyine mu cyimbo cy'umubano ugukuramo imbaraga. Iki ntabwo ari igikorwa cyo kwikunda, ubu ni uburyo bw'ingenzi bwo kwicunga. Ntabwo ushobora gukomeza guhereza abandi bo ntacyo baguha, kandi niba abantu bakuzengurutse batabasha kugira icyo bakungura mu mbaraga, ni byiza kugenda wenyine mu cyimbo cyo kuba mu mubano utakazamo imbaraga kandi nta nyungu uwubonamo. Ku batoranyijwe benshi, kuba bonyine ntabwo ari amahitamo gusa, ahubwo ni ngombwa. Iyo ugenda mu rugendo rw'iterambere ry'umwuka, hari ibihe ugeramo byanze bikunze bikaba ngombwa kuba wenyine. Iki gihe cyo kuba wenyine ni ingenzi ku mikurire yawe, gukira ibikomere no kwisobanukirwa.
bigufasha gushyira umutima ku rugendo rwawe rw'umwuka. Nta bantu ufitanye nabo imibano ikubangamira cyangwa izindi nshingano zo ku ruhande. Mu gihe cyawe cyo kuba wenyine ni umwanya uba uhawe wo gukira ibikomere by'ahahise kugira ngo ushyikire igice cy'ubuzima bwawe gikeneye kwitabwaho cyane no guha imbaraga umubano wawe n'Imana. Iyi nzira yo gukira kenshi irababaza kuko igusaba kwakira igice cy'ubuzima bwawe wabayeho utifuza kubana nacyo, ariko nanone bikuremamo impinduka ku buryo bukomeye cyane. Ni muri iki gihe cyo kuba wenyine uzabonera igitangaza gikomeye cy'impinduka zo mu mwuka. Abatoranyijwe n'Imana benshi bagendana ibikomere bikomeye cyane by'amarangamutima, kenshi bikomoka mu bwana bwabo cyangwa mu buzima bwabo bw'ahahise. Ibi bikomere bishobora kurema kwifunga kw'amarangamutima, bishobora gutuma bibaremerera kugirana umubano ukomeye n'abandi bantu. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi kuri wowe kugira igihe cyo kuba wenyine kugira ngo ugire igihe gihagije cyo gukira ibyo bikomere no gutura imitwaro y'amarangamutima igusubiza inyuma. Gukira ibikomere ntabwo ari ikintu cyirukanka cyane, ni inzira ifata igihe, kwihangana no kwigirira imbabazi. Muri iki gihe ni ibisanzwe ku batoranyijwe n'Imana kwiyumva bari bonyine, ariko uku kuba wenyine ntabwo ari igihano, ni intambwe y'ingenzi mu rugendo rwawe rwo guhinduka umuntu wagenewe kuba we. Kuba wenyine ntabwo bifite umumaro gusa mu gukira ibikomere, ahubwo ni igihe cyo gutegurwa. Ubutware bw'ijuru buba bufite umugambi ukomeye cyane ku buzima bwawe. Uyu mugambi rero inshuro nyinshi ukenera ko habaho kuba wenyine, aho ugomba gutunganyirizwa ku bw'impamvu ifite agaciro gakomeye. Ibi bihe byo kuba wenyine ntabwo ari impanuka, ni ibintu biba byarateguwe. Ubutware bw'ijuru buba buri gukoresha icyo gihe ngo bugukomereze umubano n'Imana. Ni igihe cyo gucura impano zawe z'umwuka no kugutegurira kwinjira mu kindi cyiciro cy'urugendo rwawe. Tekereza kuba wenyine nk'uburyo bw'umwiherero w'umwuka. Muri iki gihe uba uri kugeragezwa no kuremwamo umuntu ukeneye kuba we kugira ngo wuzuze intumbero y'ubuzima bwawe. Uku gutegurwa ntabwo ari ukugira ngo ukire ibikomere gusa, ahubwo bigufasha no kugira ngo ugende neza bihwanye na kamere y'ubumana ikurimo. Ni igihe cyo kugenda wiyuburura ukurwaho ya kamere y'umwijima, ubwoba no gushidikanya bigusubiza inyuma kugira ngo winjire neza mu mbaraga zawe. Abatoranyijwe benshi biyumvamo ikintu cyo kudatuza muri iki gihe cyo kuba bonyine. Ushobora kwiyumva nk'aho hari ikintu utegereje ko kiba, nk'aho ubuzima bwawe buboshywe, ariko umva neza ko uku gutegereza ntabwo ari uguta igihe, ni igihe cy'ingenzi cy'iterambere ryawe ry'umwuka. Ubutware bw'ijuru buba buri gushyira ikintu cyose ku murongo mu buzima bwawe. Imbaraga zawe, intumbero yawe, umubano wawe n'abantu, kugira ngo igihe cya nyacyo nikigera uzabe witeguye kwinjira mu cyerekezo cyawe wagenewe kubamo. Iki gihe cyo kuba wenyine kiba ari igihe nanone cyawe kugira ngo wisobanukirwe kurushaho. Nanone kandi ni igihe cy'amahirwe yawe ngo uvumbure ishyaka n'impano ndetse usobanukirwe ibyo ukeneye mu buzima. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo ugirane ubumwe bukomeye n'umuntu wawe w'imbere no kuremereza ukwizera kwawe mu mugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Reka dushyire amaso ku ngorane yindi ikunze kubaho ku batoranyijwe n'Imana: ubukene.
Abatoranyijwe n'Imana benshi bisanga bahangana n'ibibazo by'ubukene nubwo baba ari abanyabwenge, bafite ubumenyi ndetse no gukora cyane. Ushobora kwiyumva nk'aho icyo wakora cyose buri gihe uba uri mu bukene, uhora mu madeni, udashobora gushyikira umutekano mu butunzi nk'abandi, nyamara ubona bo babigeraho mu buryo buboroheye. Ariko se kubera iki ibi ngibi? Kubera iki abatoranyijwe n'Imana yewe banafite imbaraga kenshi bisanga barwana n'ubukene? Igisubizo cyihishe mu rugendo rwihariye rwabo rw'umwuka. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, ntabwo ubuzima bwawe buyoborwa n'amategeko amwe nk'ayobora ubw'abandi. Uri hano ku isi kuzuza intumbero ikomeye. Iyi ntumbero rero kenshi irwana n'uburyo busanzwe bwo kugera ku butunzi. Ntabwo uyoborwa n'irari ry'ibintu cyangwa kwirukanka ku mafaranga, ahubwo uyoborwa n'indangagaciro z'umwuka ukurimo, gukiranuka kwawe ndetse n'ibyifuzo byawe byo kuba mu buzima bufite intumbero n'igisobanuro. Ibi bisobanuye ko amahirwe arimo uburiganya adahuje n'indangagaciro zawe urayareka akagenda. Ushobora guhitamo akazi cyangwa imirimo ituma wumva wuzuye kandi wishimye ariko idahemba ibitubutse. Ushyira imbere amahoro yawe no gukura mu mwuka kurusha kwakira indamu nyinshi. Nk'igisubizo, bigutera kwisanga uhanganye n'ubukene, ariko ubu bukene ntabwo ari ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo ni ikimenyetso ko uri kugenda mu nzira itandukanye n'abandi. Iyi ikaba ari inzira igendanye n'intumbero y'ubuzima bwawe. Uri hano kugira ngo umurikire isi, uri hano gukiza, kurema no guhindura. Ibi bintu rero ntabwo bikunze kugendana n'ubutunzi bwinshi. Intambara zawe z'ubukene zifitanye isano n'urugendo rwawe rw'umwuka kandi ziri kugutegurira kwakira ibyiza bifite agaciro gakomeye cyane. Indi mpamvu abatoranyijwe n'Imana kenshi bahura n'ubukene ni uko imbaraga ziri muri bo ziba zihabanye cyane n'uburyo busanzwe bwo gushaka ubutunzi. Amafaranga ni imbaraga, kandi uburyo imbaraga zitembera mu mibereho yawe bifitanye isano n'imbaraga ziba zituye muri wowe. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, imbaraga zikurimo ziba zishishikajwe n'ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru, nko gukiza indwara cyangwa ibindi bibazo, kwigisha, kurema no kuzana impinduka nziza mu isi. Ibi bikorwa ntabwo kenshi bihita bizana inyungu z'amafaranga ako kanya, ariko ni iby'agaciro ku ntego yo kubaho kwawe. Uburyo busanzwe bwo kubaka ubutunzi, nko gushora amafaranga mu migabane y'ibigo cyangwa gutangira bizinesi ibyara inyungu, bishobora kudahuza n'imbaraga ziri muri wowe. Ushobora kubona ibi bidatanga ubuzima bwuzuye cyangwa ukumva bitajyanye n'indangagaciro zawe. Ibi bishobora kurema urukuta mu mbaraga z'ubutunzi, bikagutera kutabasha kugera ku butunzi bwinshi unyuze mu nzira zisanzwe. Ariko ibi ntabwo bisobanuye ko utabasha kugera ku butunzi, ahubwo bisobanuye ko uri guhamagarirwa gushaka izindi nzira zo kurema ubukire zihwanye n'urugendo rwawe rw'umwuka. Mu cyimbo cyo gushyira umutima ku kugwiza ibintu, uri gusabwa gushyira imbaraga zawe mu kurema ibintu by'agaciro mu bantu no gukoresha ingabire n'impano zawe ufasha abandi, no kwizera ko ubutware bw'ijuru bubasha kuguha byose ukeneye mu nzira zihwanye n'intumbero y'umwuka ukurimo. Imwe mu mpamvu zikomeye abatoranyijwe n'Imana bisanga bakennye ni uko intumbero yabo idakwiranye n'uburyo busanzwe bwo gushaka inyungu. Uri hano kumurikira isi, gukiza no gufasha abantu gusobanukirwa, kandi uyu muhamagaro kenshi ugusaba kunyura mu nzira zitandukanye n'iz'abantu basanzwe. Abatoranyijwe n'Imana bisanga kenshi
intumbero yabo ari ugufasha abandi, haba mu kubigisha, kubafasha gukira ibikomere cyangwa kurema umwuga cyangwa kuyobora abantu mu by'umwuka. Iyi nzira ntabwo buri gihe iganisha umuntu ku butunzi, ariko bitanga inyungu nyinshi mu buryo bw'umwuka. Ubwitange bwawe mu ntumbero yawe bushobora kugusaba kwitanga ukoresheje ubutunzi, ariko uku gutanga ubutunzi kwawe si ugupfusha ubusa, ahubwo ni igice cy'iterambere ryawe ryo mu mwuka. Bikwigisha gukomera, guhanga ibishya ndetse no gutanga umusaruro. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, ntabwo uyoborwa n'ibyifuzo byo kugira ubutunzi bwinshi. Uba usobanukiwe neza ko ubutunzi nyabwo bukomoka muri wowe imbere, buturuka mu kubaho ubuzima buhwanye n'intumbero y'umwuka uri muri wowe. Iyi myumvire igufasha kubona agaciro mu bintu abandi batajya bitaho. Nyuma y'igihe bizakuyobora ku mahirwe yawe y'ukuri, abasha kugeza ku butunzi kandi wagutse cyane mu mwuka. Indi mpamvu y'ubukene bw'abatoranyijwe n'Imana, hari igihe haba hari imbogamizi ku butunzi zituruka ku buzima bwabo bw'ahahise cyangwa bikomoka mu bantu ba kera bo mu miryango yabo. Abatoranyijwe benshi bagira imyizerere mibi ku mafaranga yagiye ikomoka mu bisekuru by'imiryango yabo, cyangwa bakaba barahuye n'ihungabana rifitanye isano n'ubutunzi rikabaremamo imyumvire ibateza ubukene. Izi mbogamizi mu butunzi zishobora kurema urukuta rw'imbaraga, zishobora kukubuza kugera ku butunzi. Mu gihe cy'impinduka zo mu mwuka no kuzamuka mu ntera, izi mbogamizi zijya ahagaragara kugira ngo zivurwe, uzikire. Iyi nzira yo gukira izi mbogamizi ishobora kugorana cyane, kuko bigusaba kwinjira hasi cyane mu myizerere mibi n'akamenyero byashinze imizi muri wowe, bigusubiza inyuma. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, ushobora kandi kuba ugendana karande y'ubukene iva mu muryango ukomokamo. Uri hano kugira ngo ucagagure iyo migozi yose. Uri hano kugira ngo ukire ibikomere byose bya karande z'inkomoko yawe biguheza mu bukene. Iki gikorwa ntabwo cyoroshye, ariko ni igice cy'ingenzi mu rugendo rwawe rw'umwuka. Ubutware bw'ijuru bwaguhisemo kugira ngo buhindure iyi myizerere n'akamenyero bipfuye, kugira ngo uzamuke ubirenge, uzigishe abandi bantu uko nabo bashobora kubirenga. Uru rugendo rwo gukira rushobora kugusiga wiyumva ukomerekejwe n'ubukene ufite, ariko ni intambwe y'ingenzi kuganisha mu murongo w'ubutunzi buhwanye n'indangagaciro z'umwuka ukurimo. Igihe uzaba wahanaguye izo mbogamizi zose, uzabona amahirwe akuganisha ku butunzi agenda yinjira mu buzima bwawe, kandi mu nzira zigendanye n'intumbero y'umwuka uri muri wowe. Abatoranyijwe n'Imana kenshi bahura n'ingorane z'ubukene nk'ikigeragezo cyo kwizera kwabo. Niba ugenda mu nzira iyoborwa n'indangagaciro z'umwuka, hazabaho igihe uzabona inzira z'ubutunzi kuri wowe zidasobanutse, ugasabwa kwizera intumbero y'umuteguro w'Imana. Iki gihe cy'ingorane z'ubukene ni igihe cyo guha imbaraga umubano wawe n'Imana, kikwigisha kwishingikiriza ku butunzi bw'umwuka mu cyimbo cyo kwishingikiriza ku butunzi bw'isi. Ni ikigeragezo kigoranye, ariko ni isomo rikomeye mu kwizera. Ubukene bwawe ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri mu nzira mbi, ahubwo ni ikigeragezo cy'ubushobozi ufite mu kwizera ubutware bw'ijoro. Mu gihe ubasha kwizera ko ibyo ukeneye byose uzabibona, no mu gihe ibihe urimo byerekana ko nta mahirwe ahari, uba utegereje ubukire burambye budashobora guhagarikwa n'ibihe bisanzwe by'ubuzima. Iki gihe cy'ingorane z'ubukene ntabwo gihoraho, kandi kiri kugutegurira kwakira ibyiza by'agaciro kadasanzwe. Ubutware bw'ijuru buba
bugerageza kwihangana kwawe kugira ngo biboneke ko ubasha kuzahagarara neza mu mwanya wagenewe kubamo. Muri ibi bihe niho wigira kwizera ubuyobozi bw'umutima wawe n'imbaraga zitagaragara bikuganisha heza. Nk'uko kuba wenyine bigutegurira umubano ufite imbaraga no gukura mu mwuka, kuba mu bukene nabyo bifite intego ikomeye mu buzima bwawe. Ntabwo ari impanuka, ahubwo byarateguwe. Ubutware bw'ijuru buri gukoresha iki gihe bugucura kandi bugutunganya, ndetse butyaza ubumenyi bwawe kandi bukomeza ubuzima bwawe bw'umwuka. Uku guhungabana mu mutekano w'ubukungu uba uhawe umwanya wo kwita byuzuye ku mikurire y'umwuka, wiyuzuza n'umuremyi wawe ndetse no kugendera mu ntumbero y'ubuzima bwawe. Uba uri gutegurirwa intumbero ifite agaciro karushaho. Uku gutegurwa kenshi bigusaba kuva mu myizerere n'akamenyero bya kera bitagifite umumaro muri wowe. Uri gutegurirwa kuba mu mwanya uzatanga impinduka zikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Kuba mu bukene ntabwo ari igihano, ni uburyo bugutegurira kuba uwo wagenewe kuba we. Ubutware bw'ijuru buba buri gushyira ku murongo ibintu byose kugira ngo igihe cya nyacyo nikigera uzabe witeguye guhagarara mu mwanya wawe. Imwe mu mpamvu abatoranyijwe bisanga bari bonyine ndetse no mu bukene ni uko imitima yabo n'imyumvire bafite ku buzima ntabwo biba bigendanye n'indangagaciro zisanzwe za sosiyete. Wowe uba ureba kure cyane y'ibintu bigaragarira amaso. Uba usobanukiwe neza ko amafaranga mu buryo bworoshye ari imbaraga koko, atari igipimo cy'ukuri cy'intsinzi cyangwa ubushobozi umuntu afite. Iyi myumvire ishobora gutuma bikugora kwisanga mu murongo usanzwe w'abantu bashyira imbere ubutunzi kurusha kwaguka mu mwuka. Abantu benshi muri sosiyete bayoborwa no kwirukanka ku mafaranga, imbaraga n'icyubahiro. Bapimira intsinzi yabo ku buremere bw'amakonte yabo, ingano y'imitungo bafite cyangwa icyubahiro bafite. Nk'uwatoranyijwe n'Imana, urabizi ko ibi bintu byose biragenda nk'uko byaje, kandi ni ibigaragara gusa, nta kandi gaciro kabyo. Uba ubizi neza ko intsinzi y'ukuri ituruka mu kubaho ubuzima bugendanye n'intumbero y'umwuka ukurimo. Ituruka mu kurema ubuzima bwuzuye urukundo, ubugwaneza, ubwenge no kuba wuzuye mu mwuka. Iyi myumvire ihambaye igutandukanya n'abantu benshi muri sosiyete. Bishobora gutuma wiyumva uri wenyine cyangwa nk'aho abantu batakumva, kuko abantu benshi ntabwo biteguye kureba kure y'ibintu bifatika. Ahantu uri, imbaraga zikurimo n'imyumvire yawe birababangamira, ariko iyi mimerere ntabwo ari umuvumo, ahubwo ni impano. Uri hano kugira ngo utange urugero rwiza mu bantu. Imyumvire yawe ku buzima irenze cyane iby'abantu babarira mu mafaranga. Iki ni cyo mu by'ukuri kikugira umunyembaraga. Niba uri muri uru rugendo rero, rwihanganire, umenye ko ingorane yose uri guhura nayo iri kugucura, iri kukuremamo umuntu wagenewe kuba we. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kubana natwe.